nawe ahita kubita yaciye no kumumotari nawe asubira inyuma umuntu yarakiryamye hasi yarahagaze yarari kwego yabikoreye ubwenge umuntu ari gusunika none mubwirwa n'iki niba yabikoreye ubwenge urumva rero umuntu wabyuka kamahagaritse aranga mwamuhagaritse yamaze kumugonga babanje kuganira oya ntabwo biba ahangaha ntabwo baganiye bari gusigana agira umujinya Bongere tubahereze ikaze kuri Bugoyesa TV. Ubu ngubu kano kanya turi ahantu hamaze kubera impanuka, ni ahantu hakunda kubera impanuka cyane mu muhanda uhuza Brasserie ndetse na Marine. Abantu benshi bakunda kugera Brasserie barahuzi, ahantu haca umuhanda wo hepfo ndetse no haruguru hamaze kubera impanuka. Tukaba tuhageze, tukaba twifuza kuvugana n'abantu tuhasanze batubwira ukuntu byagiye. Reka tutangire. Bimeze bite musaza? Bimeze sawa. Ya hano hantu tuhageze kano kanya dusanze habereye impanuka. Ubundi byagiye ute muri make? Niba wari uhari cyangwa se niba wabashije kubibona? Ukuntu byagiye kumva ya prozaga yavuye hejuru yaviriye ya muri Marine ari gukata none amaze gukata arahagarara pe aramureba neza. Yavuye muri Marine uyu muhanda wo hasi uyu nguyu w'ikamyo ari gukata arahagarara neza kwakundi kumunyonzi agiye kuvanga atambuke yahagaze aba umunyonzi arongera arahagarara abamusanzemo niko umunyonzi yadepashije gutya rero atamugonga agiye kugira mu kiraro. Umunyonzi niwe wagunze imodoka yamugonze. Imodoka yari gusunika none atanari ntabwo yari ku igare, ntabwo yari kumanuka na muvuduko yari amaguru yari gusunika sakarengane cyane. Ya noneho ngo byagiye ute nyine turagira ngo amaze kumugonga byagiye ute, turagira ukomeze dusobanura ukuntu byagiye. Amaze kumugonga sasa maze kumugonga imodoka iparitse gashaze ko imodoka ari paritse umuntu ari muzima gakeya ari muzima inyuma gato aramugonga naka tugira umushi mwabibonye gutyo yasubira inyuma gato aramugonga ari muzima naka twongera naka tugira umushinya umva amabuye kwa muhaye amuteye amabuye yaporotse imiryango urumva ngo tutasohoka tutamutera mu kivu umva amaze kwiburuka atayiruka rero kwemeraguye mwese uwo mwabonye mutamuye ubusa kuko impanuka kenshi zikunze kubaho kandi ashobora kuba yamugonze atari we wari ubishaka. Yabikoreye ubwenge umuntu ari gusunika none mubwirwa n'iki niba yabikoreye ubwenge urumva rero umuntu wabyuka kamahagaritse aranga mwamuhagaritse yamaze kumugonga babanje kuganira oya ntabwo biba ahangaha ntabwo baganiye bari gusigana agira umujinya arangije nawe ahita kubita nawe asubira inyuma umuntu yarakiryamye hasi yarahagaze yarari kweguka nurwohoterwa muvanga aya ni amakuru mufite neza ashobora kuba ntabwo ari ibintu byo kubeshya, ni ibintu mwiboneye neza. Ni amazi yacu twabiboneye neza. Ya amaze kumugonga byagiye ute? Akimara kumugonga nyine we yahise aryama hasi ahita yongera asubira inyuma tena yongera mukubitamo ahita aryama hasi ahita yamaze gupfa niko yahise avamo umwuka nyine. Umushoferi yahise yiruka bamuteragura amabuye bari kumufata kugira ngo bahite bamujya, noneho we ahita yiruka ngo ajya kuri polisi nabo bari kumwirukaho bari kumwomoka kugira ngo bamukurikirane kugira ngo atabacika. Imodoka yabatwara yaba ari ni bwo bwo kuby'imodoka kuri izi ngizi z'Abashinwa, ariko ndakeka aha ngaha ntabwo ari ubwa mbere habereye impanuka nyingi n'ubushize baherutse kubivuga yuko hashobora kuba harabereye impanuka iyi modoka iri kuva aha ngaha gutya izizamuka. Ubundi akenshi na kenshi zino modoka ari z'Abashinwa zikunze kujya zirakora impanuka cyane. Ubundi bajyaga bakunda gushyiraho umuvuzi agahita agira gutya abatambuka akabayobora kugira ngo bagire ute bamanuke, noneho we nta n'uwari uhari kugira ngo atange wenda gamenye ko mu nzira harimo abagenzi wenda abayobora. Niko byagiye kubera ko n'ubundi nta mufizi wari uhari nuko bahita bamusubiza. None mubona hakora iki kugira ubwoko bw'izi mpanuka bugabanyuke? Ukanga bimaze gukabya amaze kubera impanuka nyinshi cyane. Ikindi mwadukorera abantu bashinzwe kugira nuko mwavuganira bano banyonzi kuko bakura n'ibibazo kenshi na kenshi mukabavuganira
mukabakorera ubuvugizi kuko akenshi na kenshi bakunze kujya barahura n'impanuka buri munsi bakajya bababeshyira ngo nibo bakunze guteza ibibazo kandi ubu ngubu mwe mwabyiboneye ibi kibazo ntabwo cyaturutse ku munyonzi cyaturutse ku mushoferi ubwo rero niyo mpamvu natwe turi gusaba ubufasha kugira ngo mubavuganire kugira ngo nabo bagire agaciro bari kujya bari kubatererana kugira ngo batazaza bari kuvuga ngo nibo bagirute nibo bakora amakosa nibo bagirute bajya bari mu mihanda ngo bagenda nabi kandi bo bagenda neza bitonze ubwo rero mwabakorera iki ubuvugizi yego turakeka abayobozi barabibona cyane ese uyu murambo w'uyu munyonzi hari umuntu waba uwuzi cyangwa baba babashije guhamagara ba nyirawo kuko ushobora kuba umaze igihe kinini ahangaha ba nyirawo baje ariko bari bategereje kugira ngo baze barebe ukuntu byabaye badapfa guhita bamujyana kugira ngo batari bareba ikundi imodoka yamwishe batari barebera n'ahantu yapfuye kuko gufata umurambo ba nyirawo batabizi ntabwo byaba ari amakosa niyo mpamvu bahise bavuga ngo reka baze ba nyirawo baze barebe ahantu yapfiriye kuko n'ubushize ni gutya byagiye kugira ngo nabwo bahita bawufata vuba bawujyana batazi ahantu yapfiriye sawa urakoze cyane bakwita nde amazina yawe amazina nitwa bavuga y'ubusa Louise sawa murakoze kandi twizere ko ubuvugizi buraza kugera kure ni karibu nabwo murakoze mana we nk'uko mubibona uriya niwo murambo wakoze impanuka polisi ikaba ibashije kuhagera ubu ngubu bakaba bagiye kumujyana ku bitaro nyina ni uhe Vem,